ngo ukuri kuzamuka stairs ikinyama kigaca muri ascenseur. Nanjye bana n'umugabo udakora akazi namuhonda. Oya, okay, hari igihe bazavuga ngo muco ngo ikinyamurenge ngo ngomba gukubita umugore, ako nje mbona bapivyo ntago bibaho. Ngo umugabo wiwe yakoreraga mu byaro ko babivuga hano nyine. Hanyuma akaza kumusura undi mugabo. Urumva? Umugabo ari mu cyaro akaza gusura umugore w'abandi. Kaza undi mugabo akaza kumusura nyine akamukemurira impaka nyine nawe urabyumva. Ako je nanenga abagabo basiga abagore bakira abageni. Turabana. Se mu bagabo ni ifaranga gusa. Ntabwo waruzi? Hano naje njewe. Tahoje. Ahubwo noje gucuruza melon. Ni muri hoteli. Muri hoteli. Hano babyita hoteli buse buriya ra? Ni muri hoteli? Hoteli, Ni muri hoteli. Urumva nawe uri muri babandi bamwe bari inkoko. Ntibyareka. Inkoko se yabura. Yego. Yambu bantu bacu, yambu umuryango mugari wa INEZA LIVE TV, turabasuhuje aho muherereye abo bukeye. Tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha cy'amahoro cyuzuye ibyishimo, abo bwije namwe tubifurije umugoroba mwiza ngo mukomeze muryoherwe n'ibyo murimo, Imana ikomeze yivange mu byanyu. Turabakunda cyane. Imbere yanjye rero hari umutumirwa, umuntu w'abantu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Umeze neza? Cyane. Urakomeye? Meze neza. Urakomeye? Mani meze neza. Urakomeye? Cyane. Okay. Tangira twibwira. Okay, ku mazina yanjye banyita Aline. Ndi umukobwa w'abanyabyinshi. Abashatswe mu bagorora. Mfite abana babiri. Abanyabyinshi babaki, abagorora babaki. Abanyabyinshi babagigi mu nzu y'abahizi. Aha abagorora n'abasizana. Ni ushatswe? Mbese uri umubyeyi nkanje. Ikomeye. Washatswe ryari? Nashatswe 2019. Warabombotse cyangwa wakoze ubukwe? Nakoze ubukwe. Ariko buriya ni ikihe kintu ubukwe, ubwiza bw'ubukwe n'ubuhe? Ibyishimo. Kandi bavuga ngo burakonsoma. Oya. Ntago urakonsoma gutese. Ngo bakoresha amafaranga menshi, ngo bugira dépense, ngo bugiramo ibisitaza byinshi. Ibisitaza ntibyabura kuko ntibareka kurwanya icyiza buri ushatse kugeraho. Ariko nyine ni ibyishimo cyane cyane ubutanze mu babyeyi, muri wowe. Ya. Ibyo ngibyo. Wakoze ubukwe? Yego. None uvuga mu bukwe hari step ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere yitwa kuja guhura n'umuhungu. Byavaho akagusohokana. We mwahuriye he? Akiri kuntereta se? Akiri kugutereta mwahuriye he? Twahuriye iwacu. Iwanyu mu rugo? Aho narimba kwa sister wanjye. Yaje kwa sister aho wabaga? Okay, ni hafi yo mu rugo. Niho mwahuriye? Mwari mu nzu cyangwa muri hoteli? Ni muri hoteli. Muri hoteli? Hano babyita hoteli buse buriya ra? Ni muri hoteli? Ni muri hoteli. Urumva nawe uri muri babandi bamwe bari inkoko. Ntibyareka. Inkoko se yabura. Hari umukobwa umwe numvise avuze ngo njewe ngo umuhungu wansohokanye. Ngo iyo guze inkoko nkumva itaryoshe. Nza mwanga. Ngo kubera ko ndabona ko ubwo buzima ngo buzabiha. Ico ni ikirara. Ndabona ko ubwo buzima buzabiha. Ico ni ikirara. Ari umeze utahandi? Meze neza. Sha urasa neza. Nibyo? Nukuri. Merci. Urasa neza, nje waho kureba kuva hasi kugera hejuru. Urakeye biragaragara ko wishimiye urugo. Meze neza pe. Ese umaze imyaka ingahe ushatswe yaryo? Imyaka 5. Imyaka 5. Imyaka 5 si mike kandi si myinshi. Ruguru mwabagahe? Ruguru? Ruguru twabaga kundo. Oya sorry. Mu mibunda. Mu mibunda? Niho ngewe nzi twabaga. Niyo mwabaga? Uvuye ufite imyaka ingahe? Imyaka 9. Ubu urahibuka? Cyane. Ku buryo wo kwijana nayo? Nyine wenda. Ntabwo naje nyine. Aho ko nakwibuka amakaritsiye twabagamo. Aho najyaga kwiga. Bibaye ngombwa ukagenda n'indege ikagutura mu Minembwe.
uvayo ukagera iwanyu wapi tiwamenya niko kumbuye iwacu imisozi ino nta misozi yaba hano ntayihaba ntayo ni amagorofa gusa haba mwana uzi ko ino naratangaye noneho ino habaye nk'ibita niba abantu bo kwisha hehe ino ntibagira ibisambu ino ntibagira imisozi ukumbuye imisozi ruguru nkumbuye imisozi yonyine ya wavuye utaraje gutoragura nari nsigaye njyayo nasibyo ntubikumbuye aya njye nari umushango ariko urumva uko biri kose wavuye ruguru uri umwana myaka 9 nyine ntago aba ari mukuru cyane ariko hari ibintu abazi hari ibintu abazi uragira inka aragiye inka none nk'agahungu k'imyaka 9 kaba kazi no gukama cyane natwe twarakamaga twe nta bahungu benshi twagiraga mwagaza mukama warakamaga cyane oyaye ambaye nka data ariko nyine nakamye papa ntago yayanguze kweri katayangoga ngo bari niba ari imikori ibintu byinshi nk'ibyo nyine none se uretse no kuvuga ngo ni amata y'abakobwa gusa umusaza atanywaga umuntu wese wiga gukama umuntu mukuru ntabwo yanywaga amata yiwe ukazamusanga zashotse kugeza hano mu nkokora amata yashotse ukamusanga abandi nyine nuwiga ngaho tugereranyirize gereranya iwacu na hano turi hano no muri Kongo biratandukanye itandukanye ni irihe hano ni mu mujyi ni mu mujyi ubona ibintu byinshi bitandukanye ugereranyije nyine n'ibyo wabonaga muri Kongo none se tugereranyirize basi imico y'ino ni yacu imico y'ino ni yacu gusa yose tumaze kwifatara ntabwo nabyibuka ibyo muri Kongo ko twifataga kuko mbona byose twarabifashe kubera yuko twize tubona byose nyine ari ibintu biri simple tu ari ibintu byose ni egare birangana ariko bivugwa ko cyane cyane mwebwe igitsina gore ubwo ni abakobwa bose bivuga ko mwageze ino mugira indi myitwarire itari sawa nk'iyihe ubwo nk'iyihe dusigaye tubona video zanyu zirahari umenye ko muri Kongo nta kamera zahabaga nose ubu ngubu wareka kujya kuri video gute apana video y'ina uratangiye wowe nta zindi video ndazo nta zindi video ndazuzi ntazozi ndayikwereka umbwire niba utayizi yanjye se ntabwo uzi video yanjye se ta video boss urabona ni nk'uko twabona amavideo yo muri Amerika ni ibintu bisanzwe okay si bisanzwe ariko iyo wari umbwiye ngo video imeze iti niyo wenda nakubwira ngo yabatambaye abanyamerika bo ntibajya bambara se habe n'abahano nabo ntibambara bamwe na bamwe bashaka kungweba ariko ibyo navuze babyumvishije sinabyumvishije turi abantu bakuru nta mpamvu yo gucisha ku ruhande rasa ku ntego uvuga ati ni uku nguko bigenda wenda abana ba hano niko bisigaye bigenda ariko sinziza wagira umukristo yego nsengera muri ensemble warabatijwe neza cyane mu mazi menshi cyangwa ku gahanga menshi cyane wabatijwe ryari nabatijwe 2018 ugiye gukora ubukwe oya nakoze 2019 ni ukuvuga ngo nyine ni mushinga wari ufite wabatijwe wamaze kubona fiance uravuga ati wapi nta nubwo nabatijwe muri Kenya uravuga ati reka mbatizwe kugira ngo bazansezeranye narabatijwe kubera ko mbonye ko wahunze kubatizwa uri umugore oya numva wabatijwe na 18 ukora ubukwe na 19 ariko ibyo byatumye kugira ngo nshaka nyine nta nubwo nari narafitiye proposal yo gushaka nyine urumva watinye ko uzasaba umubatizo wambaye urupeta wubatse ese ubundi ari cyo bitwaye yego mpano nyine bigize birajabiriye oya ntacyo bitwaye ntihari bamwe bazabatizwa umunsi wa uri bukore bukwe se reka tuvuge ikintu mu mazina yacu hari uri umubyeyi yego sibyo hari video tumaze iminsi tubona zicacara hirya no hino z'ababyeyi nkawe bambaye ubusa sibyo mbese n'izurukozasoni biriya bintu babiterwa n'iki biriya bintu
sinabivugaho cyane wenda ngo mbitindeho wenda kuko navuga ntabwo mfitemo experience y'ibyo bintu ariko nyine mbona ari imyitwarire mibi. Nyine iyo myitwarire mibi iterwa n'iki cyangwa se zanwa n'iki? Ugereranyije twebwe uburyo twakuzemo nubwo wenda tutarakura cyane, abana ba hano ndumva ari bo cyane nyine izo video bakomeje kuzisohora hanze ari aba hano. Uretse gato sabana harimo n'iz'ababyeyi bamama bubatse bafite abana bangahe. Okay, reka duhere kwanza ku bakobwa. Abakobwa babahereza liberty ihagije cyane. Ku mwana w'umukobwa muhereza liberty ihagije cyane ugereranyije n'izo twe twakuzemo muri make. Kindi cya kabiri, abana bahana impamvu nyine ibyo ngibyo babikora sinareka kubivugaho. Nose nk'umwana w'imyaka 15 afite akazi yikorera ku mafaranga yiwe, yabuzwa n'iki gukora ibyo yumva nyine ashaka. Cya kabiri wenda tuvuge niba wafashe video ushaka kohereza umukunzi wawe nawe akaguhemukira nyine nawe akayisora, ubwo se tuvuge ko ari umukobwa ku giti cye wisora cyane umuhungu we bakunda no yisora. Okay, utararengaho ari tuvugishije ukuri. Waba ukunda umuhungu urukundo rungana gute ku buryo yakubwira ngo video y'ubwambure bwawe ukamushira telefone yawe ukarekodinga wabyo nawambaye ubusa, urwo rukundo rwo ruseriye? No bugoryi. Wowe ubikora? Oya ntabyo nakora. Okay, reka tugene message abakobwa bakora ibyo bintu. Abakobwa pa n'abagore. Tugene message abakobwa. Inde baradusuzuguje tu. Barabasuzuguje kandi nta kwiyuba kuba kurimo. Ubusa nitwakundana tugakora ubukwe tarambonera ubwambure bwanje se? Neza cyane. Okay, duhe message kana abagore. Cyangwa tubanze tubanenge. Abagore? Abagore bafite abana. Nase nk'umugore. Katubwira nk'urugero nk'umugore watandukanye n'umugabo wiwe. Yareka gukora gute ibyo byaha kuko ntago ari umukristo cyambere, kuko ntiwa umukristo ngo biyambire ubusa. Icyo gushaka. Harimo abana n'abagabo babikoze. Abana n'abagabo? Barahari. Sinzi niba ari ikintu nabivugaho ngaho biransize si. Okay, sawa bagira inama. Bagira inama. Nagira inama umuntu nzi niboneye turi kumwe wenda. Nyine umuntu tutari kumwe. Ko kuvuga ngo okay, ino message yawe iragera ahantu kure. Hari n'uwo yosanga ari mu bitaro bitewe nuko arwaye cyangwa yagiye kureba undi muntu urwariyeyo, kandi abarwayi bose aho bari n'ukuri ntajoro ridaca nta n'imvura idahita. Imana ikomeze borohereze muzakira. Sibyo? Message iratambutse. Umumama wifata ufite abana agakora video nk'iyi akayitanga, tumugenera ihe message. Ese ubundi ayitanga bishaka cyangwa? Ntabwo ari impanuka ko yifata asabishaka. Kuri yifata ngo yibike sozo uyireba n'umutako. Tubagenera ubutumwa. Sasa Kenya na amahanga kweri. Ko mbibona Kenya yaradusize kandi tugashaka kujyana nayo kandi bidakunda. Nk'aba bagore nyine bagenzi banjye biyambura ubusa bakifata video, buri hari ikintu bashaka kwigana batazi. Nge nama nabagira nuko bareka ibyo ngibyo kuko ntacyo bimaze. Kandi kiba kibamare bivuga ko ari nabahabwa ifaranga ngo babikore bakabikora. Barabashuka. Barabashuka. Hari ikiganiro narebye kandi gato nta guciye mu ijambo, ntago umuntu wize wenda tuvuge ngo secondaire yarize primaire hariho mwatagirwa n'amahirwe ko biga kaminuza. Umuntu wize ntago ibyo ngibyo yabikora. Kandi bavuga ko injiji yambere ari umuntu wize. Oya. Nuvuga ngo bano bose baba muri ibinti bize. Hariho ngo baherekeje abandi. Oya man, seriye nturuzi. Tureka guca ibintu ku ruhande tuvuge ikintu mu izina, sibyo? Nukuvuga ngo ibi bintu ugereranyije ababikora abenshi barize. Ngo ni gisirimu, siko? Oya. Ngo nabasirimu. Ngo yageze ahantu henshi, ngo yageze mu bihugu bitandukanye, ngo we ngura umuturage. Oya. Ese uwize ni usora video. Ntuzi ubona ko banavuga ngo umukobwa wambaye ngo ijipo bigera ngo ku maguru ngo abara umuturage. Ngo wambaye iminigano yo musirimu. Tureke icyo kiganiro, tureke iyo story band. Ariko tubanenge. Tubanenge. Ndabanenze cyane. Tubanenge kandi tubasabire imbabazi ku Mana.
bagende basenge cyane kuko Kenya yaradusize. Ko nje mbitekereza Kenya yaradusize kandi birasa iyo ugeze mu gihugu runaka wenda tuvuge ngo ugeze muri Kenya ugomba kubanza kwiga imyitwarire yaho ntago wihutire gukora ibyo abandi bagezeho. Urabanza ukiga ukitonda. Kandi ngewe wenda kenshi ntekereza abantu basora mu video sha na abantu badatekereza na abantu batize kuko nta muntu wize akamaro ka mbese wizi we ubwawe wumva ko video ariyo yagutunga cyangwa se yakubesha nta kimaze. Nta kimaze. Hari ikiganiro ndimo ndeba uwo muntu nawe yivuze ko ari umumama w'abana nimba ari babiri kandi nanjye nzamushaka mukoresha ikiganiro bivuge birambuye. Yaravuze ngo nyine hatuye simba avuga mu izina wenda sibyo ntago tuvuga umuntu mu izina cyangwa ibyo ntago tubyinjiramo kubera umutekano wenda wabo. Aravuga ati twebwe dutuye rwose sinkubeshe agace tubamo abagore bameze nabi basiga kubita abagabo. Nibasha mwatewe n'iki gukubita abagabo? Nanjye bana n'umugabo udakora akazi namuhonda. Nese tuvugisha ukuri ukubise umugabo wawe abakicitwa umugabo wawe Bunyine gara abagore basigaye barabaye abagabo mu ngo. Nyine wowe ku bwawe ntabwo namukubita. Reka umugabo wawe tumuhimbe birori sibyo ari byo zina tumwita ukubise birori yaba akicitwa umugabo wawe? Byaterwa nyine okay wenda hari mutumvikanyeho cyangwa se wenda hari ukuntu yaje ameze uramukubise umugabo. Oye ubwo se bakira umugabo wawe? No se we ntazotaga kwita umugore. Yari abagabo zo kwita abagore. Ese umugabo akubise umugore twamwitike? Umugabo akubise umugore? Tumuheza akazina kamwe k'inyamaswa imwe. Oya. Okay, hari igihe bazavuga ngo muco nguwe kinyamurenge ngo ngomba gukubita umugore ako nje mbona bapivye ntago bibaho. Ariko iryo jambo ndakeka uvuze ryari ryo muri basogokuru siko? Babapagani kandi. Ryari muri bano bagabo nyine ino generation isa niyashaje bakuru benshi ntibakinariho ngo umugabo ngudakubita umugore nyine wenda urumva arakuntu bamusuzuguraga ngo no muco ati buri gitonto uzukubita umugore. None ngahibaze ubu nyine kinyajana turimo abagore ni bakubita abagabo ni jambo isi muza mudohoreke abahonda nawe nyine niki muduhora sinzi ko hari abagore bakubita abagabo babo kuko ngiye ntabondi barahari barahari ni imyitwarire none mibi babahora. Wenda tuvuga umugabo yaje yasinze afite intege nkeya twarwanye se kareka kunkubira. Oye ico nonsuragwa n'umusinzi afite imbaraga umusinzi nta mbaraga bafite ukarengera ugakubita ngiye gakubita uvuga ngo nuko yasinze nta muhane yanzanyeho. Oya ntacyo namutwara. Ntago urakubita wawe? Ayi wowe wapi nta nubwo biteganya? Nta nubwo biteganya? Yesu we wapi nukuri. Oya hari ikintu yagukorera kibi ukumva mukubita? Oya nta nicyo ndanatekereza. Nta nicyo natekereza. Ese ubundi ikintu kibi yonkorera ni ikihe ku buryo namukubita? Ubura umuntu wihangana. Hari abavuga ati njewe yambabaje ndatandukana nawe si bariho? Banumva ngiye nakwicana n'uwo muntu. Uwo muntu uvuga ngo arashaka gutandukana n'umugabo. Nyine hari nk'igihe umugabo yakubabaza cyangwa se umugore akakubabaza. Kubera iki se wowe utomubabaza? Okay reka mvuge ku ruhande rwawe nawe tuhatuganira sibyo? Hari ikintu umugabo yakorera kumva mwatandukana? Wapi byose babyihanganira? Nta imyaka 5 maranye nawe sha buriya reka nkubwire tukira aho ngaho uburi umugore ni ugira uruhare rwo gusenya urugo rwiwe cyangwa se arwubake 100%. Rero iyo uvuze ngo umugabo yagukorera iki ngiki se kuye cyo utakimukorera ari bibaye ngombwa ko ashaka umugore wa kabiri mwagomana yamushaka uwa kabiri so ngiye yambuze wiki wenda none se Saramwenti yari umwana w'umuntu Saramwenti yari umwana w'umuntu uriya mubare wose kuragira ngo bariya ni bariya kuko ikiza cyabo bo noneho babaherezaga n'imyaka myinshi yo kubaho. Nukuvuga ngo ikintu cyose yagukorera we nta kibazo mwagumana ngeretse wenda nabaye gipfa
nibwo mutandukana wabaye igipfu nabaye igipfu twotandukana kuko nyine nawe ntiyobana n'igipfu ki ari imyaka 5 amaze mu rushako ntabwo uricuza kuba narashatswe oya cyakandi wicuza uzi ikintu nje nicuza kuba nari naratinze nico nicuza kuba nari naratinze narakwinginza ngo uze uranga yego tukiri aho ngaho ubwo tukicibutse uyu muntu muri kubona imbere ya kamera abantu bazi filimi yitwa Nyabagorora. Iyo filimi umuhungu n'umukobwa bakinira mu iduka ry'amakanzu y'ubukwe bagakorogana bapfa ibara ry'ikanzu. Wanze gukora ubukwe n'uyu wishe ubukwe bwanje nawe n'uyu nguyu nje wanze gukora ubukwe cha imyaka ari myinshi ubona nje Nyabagorora kandi abantu benshi baziga ngo nditwa Nyabagorora. Oya ahubwo na madamu namubwiye ngo ngiye ngo kwa Aline dufitanye ikiganiro arambwira ngo Aline ukindavuga Nyabagorora ngo kwa Nyabagorora nuko Imana azi nguri Nyabagorora azukura umugorora kandi ntashobora gutambuka atansuhuje. Namubwiye ngo ngiye kwa Nyabagorora ngo Abagorora ntaki ngo genda nyine ibaze nguri umugorora nabaza ati n'umunyabyinshi ngo ya n'umugorora nabaga ati n'umunyabyinshi ahubwo mwene wanyu ndi umunyabyinshi mama ngo yarazingura umugorora utani ntashi mumbwe ko ndi umunyabyinshi reka nawe tumuramutsa ahari cyane kabisa siko neka tumuramutsa ahari itinyuke cawe ubu nyine ngo abagabo basigaye bajantu bakakurusha abagore mwadushizemo ubwoba ahubwo twagashizemo urukundo oya nubwo bawa n'umugabo ukamuha kuruhusha wana neza cyane shabira akabeta atabaribyo ahubwo nibyo byiza kwa kurusha ugiye hano gute utabwiye wanya aho ugiye umuntu mubana agize ngo ni kwa papa wawe se bisoga waramusize ariko ibyo bintu akenshi haba harimo wenda nko kuba gukeka utagendera mu nzira nziza uza ahantu ushobora kubwira umugore ugiye uzindutse oya nta n'impamvu ni ngombwa ngo ahantu hose agira n'umuntu mukundana nta mpamvu yo kutamubwira ugiye nibyo neza cyane abantu bagenda batavuze nukubanenga turakuneza wowe cyane kandi karatubona wowe uzi ugenda utabwiye umugore aho ugiye turakugaye ubutaha uzuza uvuga neza cyane nta mpamvu ese uramuhishira iki nuko profile yawe nabonye iriho ikindi kintu iki si ifoto y'abana ayayi niyo ahubwo ni nkaho utayizi cyangwa wahinduye foto y'abana sinzi mpfa gushira abana kuri profile kubera ko utazobashiraho habe n'ifoto yanjye simbikunda sinzi impamvu izi nyandiko zero zisobanuye ngaho zisome nzaguha umugisha nkongera umugisha ngo uhindure umugisha ninde wabwiraga ni njyewe nibwiraga nzaguha umugisha nkongera umugisha ahubwo bishoboke ko hari undi muntu wabwiraga bishoboke ko hari undi muntu wabwiraga atari umugabo wawe kugira ngo iyo message ayumve vuba iyo ndirimbo z'ibana si indirimbo ahubwo ese buriya gucana inyuma biterwa n'iki gucana inyuma kubashakanye kandi biriho biterwa n'imyitwarire cyangwa haba harimo bimwe utuzuza umuntu akabishakira hanze njye ntekereza ko ari imyitwarire gusa ubwo twahita myiza cyangwa mibi imyitwarire ni imyitwarire mibi nase ntizashoboka ko wahahiraga iwanje wenda ukazava ukaja guhahira ahandi gute se wenda ncuruza nk'amafu ukazahava ukaja guhahira ku bindi duka none ushatse kuvuga iki ariko imigani uri guca nawe ni wowe wa mbere ntibyabaho ufite imigani iteye ubwoba nyine ntibyobaho ko umuntu ahindura aho yahahiraga uri umugore ukaja kuba mu rundi rugo ukaza uba muri kugataha biragatsindwa cyane ariko biriho ubu nyine bireze cyane bireze ariko ni bibi nyine biterwa n'iki irari ni imyitwarire mbese muri make byose bihuriye mu myitwarire tubaheze ubutumwa abo bantu babikora tukiri aho ngaho hari umuntu bigeze kuvuga ngo bigeze gufata mu nzu mu rugo rwiwe
hano ni mu nkambi bavuga amakuru ni umujyi ariko nyine amakuru akabaye tukamenya akabaye tukamenya nta mujyi uba hano ni inkambi ahubwo kuko haba amakuru menshi cyane ngo umugabo wiwe yakoreraga mu byaro ko babivuga hano nyine hanyuma akaza kumusura undi mugabo urumva umugabo ari mu cyaro akaza gusura umugore w'abandi akaza undi mugabo akaza kumusura nyine akamukemurira impaka nyine nawe urabyumva agataha noneho ngo nyiri mazu ryateka aramuhamagara ati ngwino muri uru rugo bimeze gutya na gutya abwira umugabo ngo hano hari umugabo usigaye uza kugusura umugore wawe cyane sinzi impamvu iyo story irazwi ndangara nani ngaho rekera aho ngaho nuko nyine uwo muntu baramuhamagara umugabo ava mu cyaro araza asanga nyine ari kumwe n'uwo mugabo ngira ngo yaje na nijoro sinzi amasaha sinzi yaziye gusa nzi yuko yaje ku manywa ahubwo uko njye bambwiye yaje ku manywa ahamagara mbere yuko ashika mu nzu yahamagara abavandimwe biwe baraza baramusanga aho ngaho yego nabamenye wabamenye sande ko mvuze amakuru nawe yazi kandi uwo muhungu ngarakubiswe igitangaza ariko uzi ijambo yavuze agiye kugenda yaravuze ngo nutita ku mugore anzongera ngaruke none tukiri aho ngaho kurumva we amakosa ari ayandi n'ay'umugabo n'ay'umugabo umva nk'iryo jambo ngo nutita ku mugore wanzosubira ngaruke nyine uwo muntu wari kuduhereza amahugurwa nyine ntiyaturangirije ariko njye nahise nsigana ikibazo ndibaza iba yahise abogamira kera ku rugo ku ruhande rw'umugore ndibaza ese ni icyo abashaka umugore wenda tuvuge wenda ngo umugabo niba adakora akazi neza kubera iki iwe atakikorera muri make akazi uvuze ni akahe ko ntakumvishije turi bakuru turi bakuru nta kindi nongeyeho none se mana urumva tuvugishije ukuri tutaraje kure ni ngombwa nimba ngo bitameze neza shyamaga umusore utaranashaka neza cyane urumva ko atarakwisuzuguza ni ukwisuzuguza yabwira basi umugabo uretse no kuvuga ngo abwire umugabo ese ukiri umukobwa wowe niki wabijagamo tugaye umugore ahubwo ngarukiye umugabo ni umugore cyane tugaye umugore cyane siko yewe kabone urugo rwubakwa n'abantu babiri uwa gatatu n'urusenya sibyo nimba umugabo adashoboye umugore ushobora 100%. Si ngombwa ngo umugabo ngo niwe ukora buri kimwe cyose ese kubera kiba wisuzugura madame mubwire karakumva karakureba yewe ntawe navuze karakumva karakureba navuze ni urugero natanze ku makuru numvishije gusa bisanzwe rero nicyo nari nshatse kuvuga umugore ntago umugore yatunga urugo wenyine cyangwa umugabo niwe watunga urugo wenyine kandi cyane umugore niwe ugomba kubaka kurusha umugore muri make bivuze ngo yani umugore niwe ugomba kubaka kurusha umugabo muri make bivuze ngo hari abagabo badahaza abagore babo cyane tubonye igizina ry'ikiganiro siko urashira gute turavuga ngo Aline mu burakare bwinshi anenza abagabo badahaza abagore babo tubonye ahubwo titre yayo mwana niko tuyita none aba bagore tubahiye message abagore batazi kwihangana tubahiye message niba utazi kwihangana wagumye impande y'umugabo wawe ukoreka mu kujarajara yego ejo n'ejo bundi wazana ibigwara nimba umugabo wawe nabwo adakorera ahangaha wenda akorera mu byaro wakwimutsa ukamusangayo cyangwa waza umukenana ukamuhamagara oya si ngombwa ngo unamuhamagara ushaka wenda agiye ako kanya ukamukenera ariko byari ikintu nibaza umugabo ajya gushaka amafaranga mu cyaro agasiga umugore w'umugeni akamara amezi niyo yamara n'ibyumweru 2 uwo mugore aryamye muri iyo nzu akora iki ajehe none ajehe bagiye gukora umugore bajanye yamajana umugeni mu cyaro yewe iwe ko agiye ko ari umugeni nukuvuga ngo bazabajana niko kwiza bajane mu kazi baje gukora batahe ayo babonye nayo ngayo babane araguma muri iyo nzu wenyine ntacyo ari gukora hanyuma
ese undi amafaranga bashakira mu byaro mu mujyi nto yashakira dore ko umujyi ari nugira amafaranga bazavugaga mu mujyi ngo nta faranga zihaba niho ziba ahubwo simbizi tuzubona kino gihugu turimo abanyakenya bazi no bose mu mijyi bagakora mu kwa 12 bagataha iwabo mu byaro none se aba bagabo baje mu byaro kugira gute biterwaga n'akazi umuntu akora akariko kose mu mujyi naho wakorera hano gaba bafite imbogamizi nyinshi bavuga ngo umutekano ibiki ako je nanenga abagabo basiga abagore bakiri abageni turabanenga nane sinzi ko no kwema ahubwo n'ubu nyine mfite abana bangana gutya none wowe ntazakorera kure yashi akora ataha mu nzu neza cane ni ukubera se ko wotinya ko utoshobora kwihangana ngo amare yinga twaricaye dupanga bije y'uruko rwacu yes mufite plan y'urugo rwanyu neza cyane kugeza mushaje naramubwiye waranshatse ntago naje kwicara mu nzu nje nyine ugomba kwicara ugapanga ikintu ugomba gukora turi kumwe apana ibintu byo kunsiga hano uko ndibuka ni se woba gute agusize ari cyo woba no mukurikira abana se ko baje nyuma n'ubundi bazoza banadusige dusigarane twembi none se ubwo abo bantu babagene batabagore bakaja mu tuzi bakamara yinga tubabwire gute na mafuti tubagenera ubuhe butumwa ubundi usanga hari n'igihe usanga ari bo bisenyera ingo zabo batabizi iyo niko ntekereza niba mu cyaro ariyo hariyo ubuzima ubona y'ubushobozi fata urugo rwa n'undi ubu nyine ntibiragucikana nta depanse nyinshi uragira usibye wowe n'umugore wawe ni mujane muje kubana aho ngaho ariko utirengagiza ko hari n'abagore bakorera mu byaro barahari baje gushakira ubuzima mu byaro tibahari barahari none se uko bazabagira neza gutabaga bakagenda none se udafite umugabo upagasa ari wo bategamiye ese ubundi niki cyabuze umugabo gupagasa afite intoki afite amaguru n'amaboko hari abagabo shabo bashango bahaba hari abagabo bashango badakora neza cyane ku buryo nukuri wonjyanye umugore akaja mu kazi iwe neza cyane cyangwa se ukabona umugabo wawe ntashoboye nta kintu na kimwe ari kwinjiza mu nzu ariko wowe wagenda bigakunda mukicarana n'umugabo mukabivuganaho hariyo n'abagabo bemerera ayo mafaranga wazana se twabwirwa n'iki karaye wakoreye cyangwa wowe yakuye mu bagabo ko muba mubizeranye n'umugabo wawe wowe ku ruhande uraja kumushakiraho amafaranga ari kuyakura gute aho gaho uri nti muri kumwe ahari nti muri kumwe kandi kubera ko uzi ko adashoboye gukora wewe wakora iyo bwabaga wowe igipfa ubuzi cyakujanye upfa kuzana amafaranga gusa yego ibyo byose ubikora ukayabona nokora akazi siko kajanye nyine wokora icyo ari cyo cyose kugira ngo ubone amafaranga ikidakorwa nicyo ntokora nta kidakorwa kibaho nta kidakorwa kibaho ikidakora ku buryo wenda cyo tandukanya n'Imana nicyo novuga kubera ko twe turi abakristo kandi muzahora muri bo cyane sha urumva ubuzima bwabaye ubundi mwana siko tureka kweshanya hano turi ntaho duhinga ntaho tuvuga ngo dutegeye turya imitsi yacu ariko sha ureba ukavuga ati reka nyine nje mu bagabo bampeze n'ibyo bitanu mbone ayo kwishura inzu ese mu bagabo niwe ifaranga gusa ntabwo waruzi naho naje njewe tahoje ahubwo noje gucuruza melon yaba bose bari kubatekereza gutyo oya ntimukabatekerereze nabo ibibi ese kuye gutekereza ko umugore yaje gushaka ifaranga mu bagabo tuvuge ko bitabaho sinabo bihagarara ahubwo vuga ngo ntaco biziho ariko birahaba harabuze tuvuge ko bitabaho se nyira nje ndakubajije uburiya ntukemeze ikintu reka tuvuge ngo bibaho oya ye wewe wavuze ngo birahaba hariwo reka tugishira entre parenthèses siko ko ndakubaza nawe kambaza none abanyamakuru babaye benshi uri umutumirwa wa gito abanyamakuru babaye benshi tuje kunyimana ijambo uri umutumirwa wa gito ubwo kuranshokozaga kurashaka ngo wimbe vuga n'ibitabo oyaye ko turavuga ibiriho twebwe INEZA LIVE TV twe tuvuga ibiriho ntago tuzaza ngo duhimbire umuntu ntago tuzavuga ikitarabaye icyabaye ico twabonye tuzakivuga sinzi impamvu abantu bakunda
bakunda kwanga kuvuga ibiriho bakavuga ibitariho nuko bataba bihagazeho. Ico abanye ntokivuga Ico nabonye ntokivuga ico ntovuga nje nico nabwiwe n'umuntu kubera ko akenshi mbanzi ko ari mu kuri guke ariko ico nabonye nico nzi nabonye ukora ntokivuga tikiriho se ticakozwe se ariko buriya hano ino societe tuba turimo n'abantu benshi tiboreka no kubesha hari n'igihe ubona himba ku buryo bakubeshara bona besha ni bya bindi bavuga ngo nishari bashobora no kugira nishari ni bya bindi bavuga ngo ukuri kuzamuka stairs ikinyama kigaca muri ascenseur iryo jambo urarize urarize cyangwa n'ubwa mbere narisobanukiwe bivuga ngo ukubeshera biriruka cyane bigashika iyo bisha ariko biza byibagirana vuba nanse ku buryo ubesherwa n'abantu 4 5 ubesherwa na 2 icanga moto yabageze nushaka ubesherwe base ni 10 ariko nta minsi bizafita ngo byibagirana iyo gatwavuga ko ari canga moto gabageze ni umwuka wabageze mutari ubu nyine nimba ari twavuga ngo niko isi yubakitse ubu nyine abantu basigaye bakora iyo bwabaga bagakoresha ibishoboka bakabona amafaranga kugira ngo ubuzima bwume bugende ariko nyine urumva babikoresha mu buzima butari bwiza butari byo n'ubuzima nabo sibo n'ubuzima ntabwo ubuzima bwagushora gukora ikibi ubuzima ukaba wumbwira ngo nigende ntuzi ko hari abantu bano bita ngo ni mercenary cyangwa se abantu bagurwa bakica abandi kandi ngo nivyo bibatunze ukamutanga umuntu ukarivuga ati nje akazi nkora ndica ko kazi kantunze kwica umuntu ukabona ifaranga untungira urutoki rw'umuntu ushaka ko nica kamwica nkagwa raporo ko yapfukanyishura nubwo ubuzima mba nibwo buntunze iyo si ntiturayigeramo iyo si ntiturayigeramo irahari hano ibyo birahari ku isi ahubwo uvuga ngo wenda ubwoko bwacu ntiturabigeramo buriya se wogendera ku bwoko n'abantu tubana hano tuvuge wenda sosiyete yacu nyamurenge nabo babaye gababi nibyo mpa nkubwira ubu nyine abantu basigaye bakora igishoboka uriya mugabo w'umuhinde yaravuze ngo ikintu kidashoboka ngo nico utagerageje ico utagerageje nyine ntikibaho nugerageza kuva muri gorofa ya 10 ukagerageza kwimanura hasi bizogukundira uzofunga amaso gusa umanuke bizogukundira nushaka kwica umuntu ukavuga ati ndakwica takitaza gishoboka ubu nyine rero abantu basigaye bagerageza gukora ibibaha amafaranga kandi mu nzira izo arizo zose kugira ngo abeho siko yego tugana ku musozo ngira ico bwira abantu dusoze Nabagore yagarutse Nabagore is back Nabagore yagarutse muri filimi cyangwa mu vuba cyane uraje kumubona ahariho gukina filimi cyane uzi ukuntu ushaka zakuberaga gukina filimi cyane sugo nari mbishoboye wari ubishoboye pe nimbaga kubera cagiye wari unonotse ngo abantu budohonsha baza babanguka n'ubu nyine ni sawa ubu nyine warabyibushe cyane ako si cyane ubu nyine warabyibushe cyane sinzi ko ushobora kugira kwa kuntu uzabigira ngo ntaryo nambara ngo nimbaruka bupfe nabaye ingare cyane abanyabyinshi ngo bazaba ingare cyangwa no kubabeshera no kubabeshera ntabwo muri ingare bazabihagararaho kuntu naje mbavukamo bavukamo na mafiere gusa bagira ko je sinza nyabona kango ni ingare ngo hoye n'umukobwa w'umunyabyinshi wayo ngo ni ingare cyane oya ahubwo nabasinzira abo bingare niba bingare none se mwebwe muzwi kuko imurara wanyu mu banyabyinshi ngo nuko uretse amafiere ikindi muzgo ni iki bariyumva ukuntu ndaho utazawiyumva habe n'umupfurero azayiyumva hari ibintu bitatu muzwiho icambere ari amafiere siko tubwire bibiri bisigaye ntabyo nzi yego turagushimiye we wabanye natwe kuva ikigano twagitangira kugera tugisoje wakoze wabanye natwe
turagushimiye cyane Imana ikomeze guhumugisha tuba tuganira twibutsa utuntu n'utundi igitekerezo cawe ni ingirakamaro kuri twebwe uko kizaba kimeze co kose gipfa kuba gusa ari wacanditse turagushimiye rero mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda cyane ari wakoze cyane uzagaruke vuba cyane bye yego